Muraho murakomeye, amahoro y'Imana abane namwe cyane, turongeye turabashuhuje mukomeze kugubwa neza. Rero uyu muntu tugiye kuvuga uyu munsi bamwita Pasiteri Claude, Niyonzima Claude, nimba hariho Jean Claude ariko numva avuga Niyonzima Claude. Ubundi ntibikwiriye ko umuntu w'umukristo avuga kuri pasiteri, ariko ntabwo ngiye kumuvugaho ibintu bibi, rwose sinakubahuka kuvuga umushumbaho amagambo mabi, gusa rwose hari ibintu biba bidakwiriye kubona abantu batari n'abakristo cyangwa se batigeze bamenya Imana bubahuka pasiteri, aba atari ibintu byiza cyane rwose. Ni ukuri mujye mureka burya tunahugurane cyangwa se dufashanye hagati yacu. Biratangaje kandi biba binababaje kumva umuntu w'umupasiteri rwose abakristo bamwubahuka, ugasanga baramutuka ibitutsi bitabaho mu makomanteri, baramutuka ibitutsi ndetse hakaba n'abafite puratifomu bafata umwanya bakamutuka. Ni ukuri ni ibintu bibabaje, ariko ngewe ku rwanjye ruhande ntabwo wenda mbibona nk'ikibazo batukana muri komanteri, kuko abenshi aba ari abafana batagira aho babarizwa, abandi bamuvugaho aba ari abantu nabo badafite agaciro cyangwa se batiha agaciro abamuvugaho nyine bitari byo, ubundi bakamusanze. Abenshi baba bari kwishakira za viyuzi no kwamamara, ariko mu by'ukuri buriya hari ibintu bikomeye nabonye Satani aba ashaka. Satani Bibiliya ivuga ko azerera nk'intare ashaka uwo yaconshomera, kandi Yesu yaravuze ngo nta kindi kizana Satani uretse kwiba, kwica no kurimbura. Satani ikintu kimugenza nta kindi, ni ukwica, ni ukwiba, ni ukurimbura. Ikintu aba akeneye Satani ni ukurimbura ubwoko bw'Imana, ni ugutesha umuntu agaciro, ni ukumushyira hasi, ni ukumugusha, ni ukumurwanya uburyo bwose bushoboka. Rero rwose hari amakuru meza nabaha, ndetse ikintu navuga cyane cyane kuri uyu mupasiteri, urabona ko social media ni ikintu cyiza cyane, ariko nanone social media ni ikintu kibi. Social media iba nziza iyo uyikoresheje neza, ariko social media iyo uyikoresheje nabi ushaka kwamara mu buryo bubi iba mbi, kuko biragoye kumva umuntu w'umupasiteri abantu birwa bamutuka ndetse birwa bamusebya, ndetse ugasanga abantu rwose bamufasheho ijambo umupasiteri. Usanga rero bamwita ngo ni umupasiteri wo ku mihanda, umupasiteri wo kuri social media, ariko ubundi ntabwo byagakwiye. Ndetse na pasiteri ubwe aravuga ngo ngewe ngo ndi pasiteri ngo wo mu rusengero, ngo hano ngo mba ndi mu kazi. Ariko buriya igihe cyose ndatekereza ko natwe tubaye abakristo mu rusengero noneho mu kazi tukaba abapagani, ndi kumva ubwo bukristo ntacyo bwaba bumaze. Ahubwo kuba abakristo ni ukwera imbuto, ntabwo ari ukuba umukristo mu rusengero. Mu rusengero ntabwo ariho Imana ishaka ko tuba abakristo, oya. Nta nubwo Kristo yaravugaga ngo mugende mwere imbuto zikwiriye abihannye. Abo yabamaraga kubatizwa yarabwiraga ati mugende mube abagabo nyabagabo. Rero ntago wavuga ngo ngende pasiteri ngo wo mu rusengero ngo hanyuma ngo urusengero ngo rurafunze. Insengero ndabibutsa ko icyo bafunze ni amazu, ntago bigeze bafunga insengero, oya. Aho insengero ni imitima yacu, kandi imitima yacu Bibiliya iravuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahindukire bave muri bya bikorwa bibi. Ntabwo rero dukwiye kwera imbuto ngo turi mu rusengero, oya. Nimba ari aho twazajya gutura mu rusengero, ahubwo dukwiye kwera imbuto turi hanze y'urusengero, kugira ngo nibabona imirimo yacu myiza b'abapagane bahindukire. Ese nimba imirimo yawe mibi ituma abapagane badahindukira, abapagane bagahora bavuga ati aho gukizwa nka kanaka, ati wowe ntabwo uri umukristo, nturi umudiyakoni, nturi ntuza, urumva aba ari ikintu gikomeye cyane. Rero bantu b'Imana, mureke tumenye ko Satani aba ashaka ubugingo bwacu.
Satani aba ashaka ubugingo bwacu, Satani adatontoma nk'intare, Satani aba ashaka abo yaconshomera, azerera nk'intare, ashaka ubugingo bwacu, ashaka abantu yaconshomera, ashaka abantu yamira. Ntago ashimishwa no kubona abantu b'Imana bakizwa, oya, ntago yashimishwa no kubona wabonye ubugingo, oya, nta nubwo yashimishwa no kubona abantu bari gukizwa ku bwawe, ahubwo we arakugira ikiraro, noneho akugira umuntu w'umupagane, noneho abantu nibabona imirimo yawe mibi bange gukizwa ku bwawe, nibabona imirimo yawe mibi bavuge bati pu, aho gukizwa twabireka, uriya ntiyatuyobora, uriya ntacyo yadufasha. Urumva rero ni ikintu gikomeye. Rero ukuntu dukwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga, abantu b'Imana dukwiye kwera imbuto cyane cyane mu magambo tuvuga. Nimba umuntu agututse ari kuri social media, wimutuka nawe ngo ushyiremo ibitutsi, kuko hari amagambo tudakwiye gukoresha nk'abakristo, amagambo nyandagazi, amagambo ateye isoni, rwose amagambo ateye isoni, amagambo agayitse, amagambo udakwiriye kuvuga mu ruhame, ntabwo akwiye kuvugirwa kuri social media, kuko ni ibintu, icya mbere birabikwa, icya kabiri social media ni ibintu abantu bahoramo buri munsi, ahantu mu buzima bwacu duhora tureba, duhora twumva, kandi Satani nicyo aba ashaka kugira ngo akugaragaze, avuga ati umva, wamwumvisha ibyo avuze, wamwumvisha ibitutsi avuze, wamwumvisha ibintu akoze. Si byo rero bantu b'Imana, ni ukuri mureke rwose abapasiteri bacu tubafashe, kandi nanone twe kubagusha, ndetse nabo bazatwerera imbuto, ariko natwe tugerageze. Ntukabe umukristo ngo ushyigikire umupagane, ntukabe umukristo ngo ujye kuvuga ku mupasiteri ngo uri gushaka za views. Biratangaje kumva umuntu avuga ngo narabatijwe, ngo ndetse ngo naranakomejwe, ariko ugasanga niwe uhiga ubwoko bw'Imana, niwe ushaka kugusha abana b'Imana, niwe ushaka kugusha abapasiteri. Ni ukuri biba bibabaje, bantu b'Imana ntabwo bikwiriye, birababaje ndetse cyane biteye n'umubabaro. Ubwo rero kubona umuntu akwiye gufata umwanya akagusha abantu b'Imana, kandi yitwa ngo nawe ngo yarabatijwe, ngo yageze mu rusengero rw'Imana, ibyo rwose bihita bigaragara ko umuntu atigeze amenya Imana, oya, kuko uramutse uzi Imana ntabwo warwanya bagenzi bawe. Nta n'umuntu w'umukristo ukwiye guhangara pasiteri ngo amuvugeho uko yiboneye, cyangwa se ngo ajye kumusebya kuri social media kandi uri umukristo. Ibyo bwakagombye gukorwa n'undi muntu w'umuhaduyi utarigeze amenya Kristo. Ariko nimba uri umukristo ukajya gusebya abantu ngo ni uko uri umunyamakuru, ukajya gusebya abana b'Imana, ukajya gusebya abapasiteri babatije abantu, bakoze imirimo y'umuhamagaro, ntabwo aba ari byo nshuti zanjye. Ubwo rero Imana y'amahoro gukomeze Pasiteri Claude, kandi ikomeze kugirira neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nshuti zanjye, bifurije kugubwa neza.